Yesu ashimwe bene data, shimye Imana impaye aka kanya ko kuganira namwe ijambo ry'Imana. Njyewe ugiye kubaganiriza nitwa Gasamagera Speciosa. Intego y'icyigisho tugiye kuganira iravuga iti gusaba Imana gutura muri twe. Imana ni urukundo, idufitiye umugambi mwiza. Umugambi w'Imana kuri Adamu na Eva umaze kononwa na Satani, Imana ntiyaretse umwana w'umuntu. Tubisoma mu rwandiko, tubisoma mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 3 ku murongo wa 16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yatanze andi mahirwe ya kabiri, iduha Yesu Kristo ari we Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Rero abantu bamaze kugwira mu isi bakoze ibyaha byinshi biragwira, Imana ibarimbuza umwuzure. Imana ihamagara Aburahamu imusezeranya kuzaba ishyanga ryubaha Imana. Igihe rero cyarageze, urubyaro rwa Aburahamu rusuhukira muri Egiputa. Bahabonera amakuba menshi, uburetwa bwa Farawo buba bwinshi, ariko batakira Imana. Imana irabumva, bahagurukiriza Mose ngo abavane muri ubwo buretwa, kandi Imana ibakozeho amaboko akomeye. Rero bageze mu butayu, Imana uko ikunda kubana n'abantu bayo, yashimye ko bayubakira ubuturo bwera, Imana hagati mu bantu bayo. Ibyo ngibyo rero turabisoma mu Kuva igice cya 25 ku murongo wa 8. Haravuga ngo kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Imana yacu ikunda gutura hagati mu bantu bayo. Twongere dusome mu Byahishuye 21 ku murongo wa 3, naho haravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Imana yacu rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, ikunda kubana n'abantu bayo. Yabanye nabo rero muri ubwo butayu. Nuko nyuma urusengero rwakurikiyeho rwari rwubatswe na Salomo. Uzi ko Dawidi yifuje kubakira Imana urusengero, ariko kubera ko yari yarakoze amaraso menshi, Imana iramuhakanira, ivuga ko Salomo ari we azubakira Imana. Ibyo nabyo tubisoma mu Bami ba mbere ibice 6 ku murongo wa 1. Dusome twumve uko havuze. Hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka mu mwaka wa 4 ari ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zivu, ariko kwezi kwa 2. Ibyo tubisanga mu Bami ba mbere igice cya 6 ku murongo wa 1. Rero haje kuba urundi rusengero rwa 3 rwubatswe na Ezira. Nabyo turabisoma muri Ezira igice cya 1 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2. Ibyo byose bikomeza kutugaragariza ukuntu Imana ikunda kubana n'abantu bayo. Mu mwaka wa 1 wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore. Ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose, kandi arandika ati, Kuro umwami w'Ubuperesi aravuga ati, Uwiteka Imana nyir'ijuru
yangabiye ibihugu by'abami bose byo mu isi, kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Buyuda. Imana yacu rero ni nziza, ikunda guhora ituye hagati mu bantu bayo. Urwo ni urusengero tubonye rwa kabiri. Urusengero rwa gatatu, urwo ni urwa gatatu rwubatswe na Ezira. Urusengero rwa kane rwubatswe na Herodi. Murabizi ko Abisirayeli bari baranze kuyoboka ingoma y'Abaroma, nuko kugira ngo abashe kubafatisha, Herode aravuga ati reka mbubakire urusengero, ubwo bazanyoboka. Nuko Herode nawe abubakira urusengero, ubwo ni rwo rusengero rwa kane. Urusengero rwa gatanu, urusengero rwa gatanu ni twe abizeye Yesu Kristo. Tubisome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, ibice 4 ku murongo wa 23 kugeza kuri 24. Haravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Mu by'ukuri twabonye izo nsengero zose, kandi icyo gihe hari mu isezerano rya kera, bigatuma rero Imana yarategura, cyari igicucu cy'igihe kizaza ubwo Yesu Kristo yaje kuducungura. Noneho bikagaragara ko tudakwiye kongera kujya gusengera i Yerusalemu, ariko dukwiye gusengera mu kuri no mu mwuka, Imana igatura muri twebwe. Ubwo reka twongere dusome mu rwandiko rwandikiwe Abakorinto, ibice 3 ku murongo wa 16. N'ubundi bikomeza kutugaragariza ukuntu turi insengero z'Imana, Imana ituramo. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Ayo magambo yose niyo akomeza kutugaragariza ko ubu ngubu Imana yifuza gutura muri twe. Icyo Imana idusaba ni uko tuva hagati ya ba bandi, kuko turi urusengero rw'Imana. Imana ishaka ko tuva hagati ya ba bandi. Reka dusome urwandiko rwandikiwe Abakorinto, urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto, ibice 6 ku murongo wa 17. Haravuga ngo nuko muve hagati ya ba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Imana rero ikomeje kuduhamagarira kuba bera, tukezwa, kuko Imana yifuza ko umuntu aba uwejejwe, kugira ngo abashe kuba urusengero rw'Imana rudafite ikizinga n'umunkanyari. Dufite amasezerano ya Data wa twese. Iyo tumaze twakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tugira amasezerano mu Mana yacu. Reka dusome mu Balewi, ibice 26:12, ukuntu Imana izagendera muri twe. Turi taransiporo y'Imana, turi moyen de taransiporo y'Imana. Reka dusome mu Balewi, ibice 26 ku murongo wa 12. Haravuga ngo nzagendera hagati muri mwe b'Imana yanyu, namwe mu bwoko bwanjye. Imana ishimwe cyane kandi ihimbazwe. Dusome n'ubundi no mu Kuva 25 ku murongo wa 8, hakomeza kutubwira ko Imana izatura muri twe.
kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Turakomeza dusoma. Imana idufiteho umugambi mwiza wo gutura muri twe, wo kugendera muri twe, wo kuduhindura tukagira nka kamere y'Imana. Dusome muri Petero, urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya mbere 3-4 haravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo ni byo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Imana ishimwe. Imana yadugabiye ibintu byinshi cyane, iratugabira ubutunzi butarondoreka, idukiza ibyaha byatumaga twononekara, ishaka ko ubumana bw'Imana buba muri twebwe tukagira kamere y'Imana. Turifuza ko Imana iba muri twe, ikaba hagati muri twe, tukayibera moyen de transport, tukarubura urubyaro rwayo, nuko amasezerano y'Imana atarondoreka akaba muri twe. Kadusome no mu rwandiko rwandikiwe Abakorinto urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto ibice 6 ku murongo wa 19 kugera kuri 20. Kubw'ibyo, kuko turi le temple mouvant, abantu Imana yaronse ikagendera muri twe, igakorera muri twe kubw'umugambi w'Imana idufiteho, ntabwo dukwiye kwifata uko tutari. Ntitugomba gukora ibyo twishakira. Reka dusome rero mu Kuva 19:5. Komeza kutubwira ko turi urubyaro rwayo. Haravuga ngo none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye. Imana yaradufatoranije itugira amaronko yayo, ubwo rero ntabwo dukwiye kwifata uko tutari. Reka dusome handi nari maze kuvuga, urwandiko rwandikiwe Abakorinto urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto ibice 6 ku murongo wa 19-20 haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ntabwo dukwiye kwifata uko tutari, dukwiye kwezwa no gutunganywa rwose kugira ngo Imana ihimbarizwe muri twe. Kandi umwanzuro rero twafata, Imana yadukunze kera cyane, itanga umwana wayo Yesu Kristo ngo aducungure. Natwe dukwiye kumwakira mu mitima yacu, tukagira umutima wari muri Kristo Yesu. Dusanga mu urwandiko rwandikiwe Abafilipi ibice 2 kuva kuri 5 kugeza kuri 6, kuva kuri 5 kugeza kuri 8 haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Rero Imana idufashe kandi tugire neza, dukomeze kumvira Imana yacu. Kandi muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 ku murongo wa 18-20 haravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebwe muzambona,
kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Rero Imana idufashe kandi itugirire neza, twumve ko Imana yadukunze urukundo rukomeye, igakomeza idushakisha, natwe duce bugufi, tugire umutima wari muri Kristo Yesu, ibe Imana yacu, ikorere muri twe, igendere muri twe, icyo tuzasaba cyose kizatubera cyiza. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.